maze kuvuka data aranyihakana yaranzanye rero mpita anshakira akazi ko mu rugo kwitikeye yego nangira kuba umukozi wo mu rugo gutyo tukiraho turagiramo ugiye Kigali kuba umukozi wo mu rugo wavuze ko wowe iwanyu wari umwana wa kane maze gutora shahadu banyita izina Husna ubwo witwa Husna nangwa witwaga Husna ariko n'ubu ntacyo ritwaye nahise mpava njya gukora mu gipolisi mu kigo ahantu cya gisirikare ntavuze ushatse kuvuga iki naranagavuraga ushatse kuvuga iki wanagavuraga waribaga mama ribaga ariko ko kanonye ntabwo kana ari keza none mbona ho kubwo buraya bwe mu cyumba bakora buraya hazi ngwenda babushobora kubona mu cyumba bari gusenga ari buraya bwe chambre yishyuwe ibyo nakubwiraga hanyuma baza gutangira kwanura kugira ngo arababwira urumva afite aho bahuriye bajyane bya bintu n'ifi yahiye muri chambre ndebye gato mbona igitanda gishashe neza barayibaga dukomeje guhikaze wowe ubana natwe kuri M.Charlene TV M.Charlene official TV ngendi Clement Bagemahe turagukunda cyane turakwemera kandi turabakunda mwese muri rusange mwese abana natwe kuri M.Charlene official TV M.Charlene official TV yaje izi igihe kandi kuri wowe no kuri twese ifite byinshi byiza bigenda bituvana mu bwiza tujya mu bundi tuyoganira ku bintu bitandukanye bikomeye ariko cyane cyane turibanda ku buhamya bwa M.Charlene M.Charlene turi kumwe nawe M.Charlene turakwakiriye uraho neza urakoze cyane tuguhaye ikaze urakoze meze ute meze neza ndashima Imana kandi ufite nagaki ni telefone nteguriraho ibiganiro ari nziza M.Charlene na nyirayo ntago yoroshye na nyirayo nayo ntago yoroshye kibazo nuko uzibuka bakubwiye ngo uyitange kugira ngo uzajye mu ijuru ukayitanga ku rusengero nayo naba nakoze cyane abo barabizi ntawabimbwira M.Charlene turakubona wambaye neza urakoze cyane ni bisanzwe ni bisanzwe nka misa ya mbere M.Charlene amazina na yahe tujye ku buhamya bwawe twinjiye mu buhamya M.Charlene afite ubuhamya bukakaye kandi bwinshi butandukanye tugiye ku buhamya bwawe kandi banza buba mu maseri urashaka kubuhese ndaje mbuvuge banza bwira zo kiyemura kandi ndaje mbuvuge tugoraho nitwa Mukeshimana Emerita ndi mama w'abana 5 ndi umukristo mu Nyakabanda i Kigali niho sengera muri ADPR ndumva ari ibyo muri muri ADPR yego kandi ubyishimiye ubikuriyemo yego ni byiza cyane ADPR bure terero ryiza yego byiza kandi ryagutse akoze cyane M.Charlene rero turakwishimiye yego ntumbaze kuki mbaje kuhatindaho oya nta mpamvu nta kibazo ariko nanjye ndiwe yego urakoze cyane M.Charlene turakwakiriye tugiye ku buhamya bwawe ngiye kubaza ndajya nkubaza twihuta mbaza ngusubiza ngiye kubaza twihuta twihuta M.Charlene wavutse ryari ubuhamya bwawe kuva uvutse kugeza uyu munsi kugeza ucura umukobwa nibwo ntangiriyeho kuva uvutse kugeza uva mu bukumi nibwo buhamya ntangiriyeho yego mu ncamake urajya uvuga cyangwa ijambo nkubaza kuko hari ibyo mu buhamya hari ibyo abantu bose ngo bumve aho twerekeza ni ukugira ngo aho twerekeza bishingiye kuho twaturutse byagenze gute ubuhamya bwawe n'ubuhe mama ubuhamya bwanjye mvuka mu bana 9 ngiye navutse ndi uwa 4 maze kuvuka data aranyihakana ariko maze gukizwa namenye yuko atari umubyeyi mubi ahubwo Imana yatangiye kuntoza no kunyigisha nkiri muto kuko yari izi ko hari imyaka nzageramo nkatangira kuyikorera mpumuriza imfubyi abanzwe n'ababyeyi abahuye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima ari urubyiruko amaze kunyihakana rero nahise mba
nyogokuru wanjye nise njya kuba kwa nyogokuru. Utarajya kwa nyogokuru yarakwihakanye akaja avuga ko ntari umwana wenyine. Mama we yarakwemeye? Yego cyane kandi akavuga yashaka kuvuga ko se mama wawe yakuvanye ahandi ni nk'ibyo ngibyo. Ibyo wenda ntago nigeze mbimenya. Yego. Kuko nagerageje no kubikurikirana sanga kunyihakana kwe nta shingiro. Yego. Ahubwo naje kumenya ko icyo umutima w'Imana ukunze n'ikikora. Urakoze cyane. Twagiye rero ubwo arakwihakanye uragiye kwa nyogokuru wawe. Ubyara nde? Mama wanjye. Urakoze cyane. Yego. Hanyuma nabaye kwa nyogokuru mbaho rero mu buzima bwiza. Bwiza cyane. Nize kurya umugati usize bureba kwa nyogokuru wanjye. Rumva nari inshubijwe ntago byambabaje. Mbaho neza bangurira imyenda inkweto nkajya njya kwiga. Baho neza muri make. Ndasubizwa numva nyine ahubwo nibwo ngiye kubaho neza. Aho gusanga kuba papa wawe yakwihakanye ugiye kuri byaraye igisubizo. Yakoreye umuti. Aha, hanyuma komeza. Nyogokuru rero mpabaho neza ariko ntago nahatinze. Jenoside yahisiba barapfa nyine. Nyogokuru? Yego bose barapfana ba marume twabanaga. Hari hehe mama? Nyanza. Nyanza mu majyepfo. Nyanza ya Butare. Yego. Ubwo rero ntangira ubuzima bubi. Bubi bwo kwiheba no kwigunga. Njya mbwira abantu ngo najyaga nzamuka kwa nyogokuru hari igitambaro yagiraga yategaga mu mutwe cy'umweru. Icyo gitambaro barakimwicanye kijyaho amaraso. Naragifataga najyaga njyayo. Nkagifata nkavuga nti mukecuru wajaje kuntwara. Mbese nagifataga nkumva niwe mfite. Cyari cyarabaye nk'ikigirwamana cyanjye. Ubwo ni nyuma ya jenoside? Yego. Iyo papa yantishaga umutwe nyine akantesha umutwe akanuka ibintu byinshi nta nasubiramo si byiza ko tuvuga ibintu byose. Nahitaga nzamuka nkajya kwa nyogokuru hari amatongo nta bantu nyine babagamo. Nyogokuru kandi atakiriho? Ntago yabaga. Bishatse kuvuga ko nyuma ya jenoside wabaye ngombwa kujya kwa mama? Nasubiyeyo yapana nyuma ahubwo muri jenoside kuko nta handi nari kujya. Nasubiyeyo naje kuhava nyuma nzi Kigali ndumva muri 2000 yageze maze imyaka 2 Kigali. Yego. Ubwo rero umukecuru na bose mwabanaga baragiye jenoside irabatwaye. Ubu ukajya ufata igitambaro cye hanyuma ukajya wibuka mukecuru nyine urumvikana ko ari inshuti yawe. Yego. Ari inshuti yawe. Hanyuma awaje kuva i Nyanza muhe mwaka ufite imyaka ingahe uza muri Kigali? Ibyo bintu wenda sindi bubasha kubibara bitewe nuko ntago nzi ko nzabivuga. Ntago wagiye ubizirikana. Ariko ikintu nzi nuko muri 2000. Yego. Muri 2000 hageze maze imyaka 2 i Kigali. Yego. Uburyo nahavuyemo nyine itotezwa ryakomeje kuba ryinshi. Ndavuga ni reka ngende mama wenda nabimubwiye. Ndamubwiye nzajya ahantu ku buryo ninapfa umurambo wanjye mutazawubona. Nabibwiraga mama kandi atari we wabikoze ariko urabizi ko imbaraga z'umugore wenda nka muri birabiye. Imbaraga z'umugore mu rugo ntago zari nyinshi nk'izubu ngubu. Ubu zirahari nyinshi. Yendaga twakomeje. Yesu badukoreye umuti. Bakoreye umuti abagore. Imana ibahe umugisha. Yego. Ntacyo ari kumarira yarampumurizaga ni umubyeyi mwiza na n'ubu pe. Mama aracyariho? Yego arahari. Namuzehe? Yego. Hanyuma yego nyine nta wundi mwanzuro nise nzinukwa kwiga kuko naravugaga ngo amashuri ntacyo ateze kumara. Kubera ibintu amaso yanjye yarebye naravuze ngo nabize bizabapfira ubusa n'abari kwiga bizabapfira ubusa. Nzinukwa kwiga kandi narabikundaga ko nafite marume yari yarambwiye ati wige yampaye keye hambwa ati nzakwishyurira primaire secondaire nyuma ya jenoside. Hari wasigaye ni imbere. Amaze no kugenda mbonye ibintu ari umwanda ndavuga nti mbwira mama nzagenda ninapfa ntabwo muzamenya aho naguye. Mama nyine akagira agahinda naje kugenda ntorotse ntabwo nigeze nsezera ntorokanye n'umukobwa
twari mu rungano we yaraje Kigali akora akazi ko mu rugo aje ndamubwira inti nta kigenda umbabariye ukambyara wanjyana nanjye nkajya gukora akazi yarakuvanye mu kaye kare nanone amvanye mu rugo iwacu Nyanza toujours okay yego yaranzanye rero mpita anshakira akazi ko mu rugo kwitike ye yego ntangira kuba umukozi wo mu rugo gutyo tukiraho turagiramo ugiye Kigali kuba umukozi wo mu rugo wavuze ko wowe iwanyu wari umwana wa kane ubundi hari abandi bawukurikiye bari mbana umwana wa kane nyuma ngi hari batanu ngo muri 9 akoze cyane ugeze I Kigali mutangiye umugenzi wawe akore connection nakubonye akazi byagenze gute ugeze I Kigali ngeze I Kigali nakubwira ngo nakazi k'ubucakara ariko sinari kwanga ubucakara kuko ubwo nari mvuyemo bwari burengeje ariko nari ukije ariko mba mu kazi kabi ko kuvoma amazi kumesa naramesaga nkamesa n'imyenda y'imbere y'uwo mugore mbese ari ahantu habi hari umugore ugira umutima mubi unyicisha inzara mbese utagira ubumuntu kwicishaga inzara mu kazi wakoraga ntabwo watekaga se hari abantu hanze bateye ubwoba kuburyo wateka ibiryo byo ku mibare wanarya ntunahage ukamera nk'utariye bameze nk'abanyenzara kandi bafite ibyo kurya naho nabaye ariko bitewe n'umubabaro nari nifite naho nari mvuye ntacyo byari bintwaye nagiraga ishyaka ryo gukora kugira ngo bampe amafaranga aho ni muri Kigali mu kaye gace Kigali Gikondo hari Gikondo niho nabaye twakiye maze rero nta misi nahamaze bahise bandangira ku musilamu ni naho nabaye umusilamu nahise mba n'umusilamu nabaye mu basilamu bamfata neza niho nakurije no ku musilamu nari umwana uwo mugore yaramaze kubyara abana babiri bapfa hari umusore yari yarahaye akazi agera mu rwego rwo kumwishyurira ishuri bahita bashaka ngewe umukozi mageze mbu umusilamu bantoza shahadu maze gutora shahadu banyita izina Husna ntangira Husna nangwa nitwaga Husna ariko n'ubu ntacyo ritwaye hanyuma ntangira kujya kwiga ikorani ntangira kwiga igitabo cyitwa Juzu ukajya ubyiga ariko unakora ariko urebye nagendaga mu gitondo nkataha saa 6 nari meze nk'umwana wabo mu rugo mbona rero ukuntu bamfashe nitamba umusilamu gutyo ahangaho wabanje imbere Gikondo wakorewe itotezwa rimeze gute kugira ngo ubuhamya uri gutanga abandi bakozi n'ubundi bakozi bakora mu miryango itandukanye baracyahari nenda bigira icyo bikebura n'aba bakoresha hari umuntu numvise avuga ngo isi ni konsa ujya wonka vuba si nyoko sibyo n'isi nubona iri kukonsa ujya ugira vuba si nyoko babashatse kuvuga yuko nta mpuwe igufitiye nk'iza mama ikintu nahise mfata nuko aho hantu narinda atari kwa mama hanyuma mpita nkurura ukuntu data yanyihakanye kandi yarambyaye nishyiramo ko nta wundi ukwiye kungirira impuhwe ahubwo ngiye ngomba kwimenya nkora akazi neza nimba adashaka ko ndya ku mugati wa mu gitondo no kuwuririra ntiyambyaye bifata uko kandi mukorera akazi neza kuko twavuganye amafaranga ko azampemba kandi akampemba nanjye namukoreye akazi ibyuko atampaye kuri ji byuko atampaye ku nyama nariye intoryi ibyuko yampaye ibiryo bitari nk'iby'abana be akampa duke simpage wibitaho igihe kuko si nyoko ntabwo ari mama wawe na so yarakwihakanye yego hanyuma ngewe ariko nkakora neza kugira ngo bazampembe ntabwo byaguteye umutima mubi aho hantu umutima mubi banteye kubera ko bundi iryo ryari isomo nimba data anyihakanye undi ntegerejemo imbabazi n'indi birumvikana umuntu akajya kurakazwa na nyina wabo atararakajwe na nyina n'amakosa ubwo rero icyo numvaga ngewe twe twaravuganye amafaranga nta biryo twavuganye nimba afite umutima w'umugome ngenda reba ikofi yanjye nimba ari 2 nakorera gusibye ko ubusina nayibukaga ntabwo wibuka ayo nibuka pe ariko yaraguhaga yari maki yarayampaga nanjye rero reka mukorera akazi neza ubundi uko mfata biri mu nshingano ze niko umutima ureshye waje kuhava bakwirukanye cyangwa urambiwe banyirukanye ahubwo ari umuntu wandangiye ati ndashaka kukurangira akazi keza ahantu hatari nkaho aribwo najyaga muri abo basilamu uko nahavuye ndabaseze ugeze abasilamu ubagiriye umugisha baragukunze bakugeze nk'umwana wabo ndetse kuri bo nta stress nta munyagire nta mujinya nta mukushi nta mushiha
bakwijije mu idini duhurwa urugendo rwaho ngaho uko habaye nuko nicyo havanye cyungutse hanyuma nuko havuye urugendo rero nagiriye hariya icyambere nuko nk'ubu maze gukizwa nasanze buri torero ryose ririmo umugeni nitunareba nabi abantu nibareba nabi abo bita abanyuma bazaba abambere uburyo nafashwemwo mu basilamu ntago ari uburyo nabateganyagamo ntago ariko wowe batekerezaga tubafata nk'abantu bari hariya bafite abadayimoni benshi ariko siko nabibonye kuko abantu bafata niko bamwe ariko cyane banza ari mu barokore nibo baheza abantu gutyo uri umusilamu kumva kuri igicibwa ariko siko nabibonye ubu kode z'amadini ntago ziba mu bwonko bwanjye bamfashe neza batuma nkunda itorero ryabo bishatse kuvuga ngo naye matorero bari kwanga byatumye ukunda idini ryabo narikunze yego idini ryabo bo ntago ari itorero idini byatumye ndikunda nabo ndabakunda kuko nkubwije ukuri mu myaka namaze mu basilamu nta musilimu wambabarije umutima ari aho mu rugo uburyo nahavuyemo umugore n'umugabo barabanaga ariko bakabana na nyina hanyuma nyina akajya ateranya umugore yaramuteranyaga pe hanyuma umugabo yari umunyamahanga agakunda mama we kuko niwe yabonaga mu Rwanda wenyine akumva nabura nyina atazabasha kubaho mu gihugu cy'u Rwanda agaha agaciro nyina akanga umugore igihe kigeze abwira umugore ati mama ntago ushaka hanyuma afata inzira ugire gute ugende yirukana umugore waragenda umugore agiye rero uwo muntu arambwira tugomba kuguma hano ukazaba umugore w'uyu muntu nyine umuhungu we urumva ko kantu kari kagiyemo si keza kene ari uruhinja nagiye mbatorotse rero nkurikira wa nkurikiye wa mugore yitwara nabi wa mugore uvuye ku mugabo nkabona ari kumwe n'abagabo cyangwa n'abasore kasanga bicaye ukuntu muri saro bameze nyine nk'abantu mu getoye nawe bagiye mu kinyi bagiye mu kinyi nabireba uyu mwuka rero w'uburaya n'ubusambanyi no kuva ndi muto nago nabikundaga numvaga ari ibintu biraho by'umwanda yego nkarakara nakinjira nabibona sinabasuze nkita njya mu cyumba rimwe araza ati Husna kucyo utashuhuje mpita nanjye musubiza inti namazi naramufuhiraga kuko ntago byari byiza ibintu nabonye hanyuma rero urumva ntago namushubije neza nk'umwana ntago nashyizemo nyine metero hanyuma ahita nkubita urushyi ankubita urundi nahise mpava njya gukora mu gipolisi mu kigo ahantu cya gisirikare ntavuze njya gukora mu kigo cya gisirikare baguhama akazi uri umusivili baguhama akazi uri umusivili umugore n'umugabo okay yego baba mu kigo ke yego njya gukoramo akazi noneho aza kuperereza aza kuntwara ati ni mu mwana wanjye uwa mudamu wukubise araza ati ni mu mwana wanjye abonye bikomeye ati yagiye anyibye ngo yanyibiye amasheneti kandi ntayo bambonanye muri makeya baramuga ati genda umwibagirwe yabaye umwana wacu ntandukana nabo gutyo niberaho mu kuri uwo afande ndera umwana we mpabaho neza mpabaho neza afande nawe umugiraho umugisha n'umudamu we n'ubaracyariho icyo kimbabaza amakuru yabo sinayamenye ntago nayamenye kuko nyamenye nabasura pe ntago mbazi nturuzi n'amazina yabo uruzi afande gusa ariko ntago navugira kuri kamera ntago wajya kuba murakoze cyane murakoze ntabwo tubitindaho ni ukugira ngo juste iyo umuntu yaciye aho hantu ukavuga ngo wabagireho umugisha kusubira ukavuga ndabashimiye nabagireho umugisha kubera ko burya ukuntu abantu bagirira umuntu nabi bazi ko mu basikoza amakuru yabo kuko mbamenye rwose najya yari umupolisi oya yari umusirikare okay ntacyo nta kundi impamvu mbibajije ni ukugira ngo turebe mama Charlene aho yanyuze yibutse gusubirayo byibuze Ngabo yaboneyeho umugisha abashimire n'abataboneyeho umugisha burya wasubirayo ukareba uko bamerewe hari igihe wasanga bakeneye ubufasha bwawe nubwo baba barakugiriye nabi mu buryo bw'uko uwuhe uwuhe abo twabanye bwa mbere bwa kabiri bwa kabiri wohejwe agataruka n'umugore umukecuru yarapfuye ari umugore yarapfuye ari umugabo yarapfuye abana bajya mu mahanga muri make sinongeye kubabona
abandi nabo ntuzi aho bari abandi bo babinyanza barimutse babaye abakene babi cyane babandi ba mbere bahuye abambere barya ba mbere barakennye basubira mu cyaro nimuzamuhuru ufite akantu ubaha nabaha rwose nakoze cyane nshuti bakunze ni mama Charlene mu buhamya bwe kuva avutse cyangwa se n'igihe yabereyeho ubwo tugeze aho ukora akazi mu rugo n'ubuzima yagiye abamo nimuvuye kuri uwo mwafande mwatandukanye mute wagiye hehe turagenda kugira ngo ubake abantu bashingiye kubakira abakozi ndetse n'abakozi aho bakorera bakaba bagerageza kwitwara neza nubwo bagirirwa nabi bo bakaba bakwitwara neza byaje kugenda gute rero turakomeje urumva naje kuhava wenda sindi kwibuka ikintu cyatumye mpava ariko burya kwimuka ukava ahantu byo bijya bibaho cyane yego ahubwo ahandi nagiye ni na karitsiye nabayemo yo mu Nyakabanda naje gukorera ahandi ho mpakoze mpageze ni naho nagiriye n'imishinga bampemba amafaranga nkahita njya nohereza mu rugo bakangurira ihene ukohereza nde mu rugo mama wanjye muzehe ntari kumurebaho oya ariko nawe naje kumubabarira twakomeje turamugeraho nkohereza amafaranga bangurira ihene kugira ngo ntangire nizigame niho natangiye gusobanuka mu mutwe hari ahantu mu bakire banampemba neza nubwo ntibuka ntago mbyibuka yo bampaga ariko yari meza koko nta kintu cyankosomaga yego nta kintu cyankosomaga ushatse kuvuga iki naranagavuraga ushatse kuvuga iki wanagavuraga waribaga mama waribaga ariko ko kanongeye ntabwo kana ari keza oya ariko n'ubujura nuko ntari nkijijwe hahandi ugenda bazi ko igitoki ari iryitana wowe kiyajuka kigurira igibiri oya ugakoresha uko ushoboye ukazenguruka isako rego nanjye nabaga navunitse ugashaka hamaki nkazenguruka kandi mabujani ari kuzenguruka urumva harimo na transport y'amaguru ariko kazenguruka bakankuraho bakankaturiraho 10 ariko ukazana ibyo bagutumye hazana umubare ntango navugaga ngo bampe ibiro ibyo ntabwo byakwitwa kwiba noneho reka ngaruke twagiye ni muri ubwo buryo nabikoraga noneho nagavuye muri ubwo buryo nkaguramwe amavuta yo kwisiga yego hari abantu bandeka nkajya gusari udakoze ku mushahara wakomeje ku Muislamu nabo barabayisilamu oya ntago barabasiramu Kadafi ni hano za Biryogo yego ntago ari mu Biryogo kuryanyuma kuri tapi kuryanyuma ndahabonye naho okay ndahabonye yego haruguru y'urukiko yego aho ngaho rero ni naho navuye njya kwiga kudoda nize kudoda uraho ngaho umwaka oya nagiye ngura izo hene igihe kigeze numva ko ngomba kuva mu kazi ko mu rugo nkiga kudoda nkazazigurisha nkabona imashini yo kudoda nahise njya kwiga kudoda kwiga umwuga mu budozi w'ubudozi Nyanza ahantu bita kuri Sefuje Nyanza mu majyepfo rwasubiye kwa mama rero yego nasubiyeyo njya kwiga muri stress ariko mu nduru noneho ikomeye ariko ndahanyanyaza kuko numvaga mu nduru yawe na papa wawe yego ariko ndahanyanyaza kuko nashakaga kwiga umwaka umwe nkabona certificate nkagaruka i Kigali gukorera amafaranga ubwo rero naragiye uko nabiteganya ngo nzagura imashini biranga ya mafaranga urumva umwana w'umukobwa bakeneye utuntu ubwo nakena nkabangurishije ihene nakena nkagurisha ihene igihe cyarageze maze kwiga kudoda ngaruka i Kigali ngarutse i Kigali nkenera gushaka stage kugira ngo ngire experience kandi ugarutseho nta mafaranga ufite ntayo narifite make yitike utundi duke ku ruhande yego ubwo byabaye ngombwa ko njya muri bene wacu basigaye baki hane muri Kigali muri Kigali njya gucumbika ndateseka muri bene wanyu yego basigaye bakajya bandeba ukuntu nyine bari bahari bampikaze nkajya niga ntahayo nani nkora stage ariko ngira urugamba rwaho ntaha ngira n'urugamba rwaho nkorera nukorera stage aho nakoreraga stage nahahuye n'ikigeragezo cy'abagabo nyine bashaka kubiba aho bazasarura ugasanga ndatangiye kwiga stage ukabona umuntu araje ati
akaba atangiye kunkoraho kandi sinabikundaga sinanabishakaga ahubwo ningiye ibi bintu ntago mbishaka kandi uwo bibwira ni prof ni mwarimu ni uraguha amanota n'amafaranga wamuhaye yarakwemereye nguze kugira ngo aguprofite yego mpura rero n'ikibazo gikomeye kimeze gutyo rero yaje kumfata nabi uwo mwarimu aranyirukana njya hasi akujijije ko yego nyirumva akujije ko agukoraho ugasimbuka ukora ugasimbuka ugatokesha ntabwo natokeshaga kuko nari narakize hanyuma njya ahandi aho nagiye rero bamfata neza cyane bakamfata neza wajya gukora stage susa ya mu gitondo boiro susa niki hari ukuntu bafataga ibishyimbo na capati hanyuma hakaba n'agasosi k'inyama gatogosheje karimo inyama ibintu nk'ibyo ejo bakankoreshereza komande ya spesiale saa sita akampa yo kurya yari umugabo nimugoroba akampa yo gutaha ariko byageze aho hantu ndahava kubera ukuntu bamfataga nabi njya kubana n'umugore w'umukene aho wavuye ni kwa bene wanyu kwa bene wacu byageze aho biranga bakajya bankingirana wateze gutaha oya natahaga kare ahubwo bashaka no kugera aho bajya bagakinga kandi ubona ko nta mico mibi nagiraga mbese twaba turi nko ku meza turya twaba turi ku meza turya ukabona ni bya biryo by'ijisho rikureba muri make mbona ko barambiwe hanyuma hari umugore najyaga njya guhahira watewe inda nawe akiri umwana rero njye nkunda abantu bababaye cyane no kuva kera namureba nkamugirira impuhwe niwe nahahiraga gusa nyuma tuza guhuza urugwiro tujya kubana tubanye naryamaga ku musambi no ku gikombe cya usa nicaragaho tubanye habaga akamatora gato kiwe noneho nataha nkasanga ari kumwe n'abagabo uwo mukobwa bari mu cyumba ahera muri saro mbona ko bari mu cyumba none mbona ko ubwo buraya bwe mu cyumba bakora uburaya hanze ngo wenda bashobora kuba mu cyumba bari gusenga ariko ngize ngo baba no gusenga mbona ko ibyo bintu ari gukora tutazabana amezi atyo ndangije ndamubwira kuko yari yarabaye nk'umugore wanjye ntago yaragikora naratahaga nkamuharasi akanamfurira imyenda nyine meze nka boss noneho azanye ibintu by'abagabo ndavuga intuye umuntu mba namugaburiye naramugaburaga nkamugura n'amavuta yo kwisiga bagabo ntibamwimenye ye ntacyo bamumarira ibi bintu cyangwa yarahishaga n'ubundi birashoboka ubundi wakikodesheza ko nundi nitunze aho kugira ngo ajye ahora azana ubusambanyi hano azana imivumo ahangaha nahise rero njya kwikodeshereza inzu ntera umubare ndavuga inzu nabamo nkagira amahoro ngomba gushaka ahantu hari security hari umugore n'umugabo habamo geto kugira ngo atazagira umugabo cyangwa umusore uza kumvogera ngize Imana mu Gitega mpita mpabona inzu y'umusaza n'umukecuru kandi koko bagira amahane mpita mpakodesha kugira ngo bagucungire umutekano yes kuko nta muntu wapfaga kwinjira none se nubwo umuhungu atari kuza gusanga aho ngaho ntari kumusanga iwe umuhungu no impamvu nabikoze nuko wari uzi ko utajya ku muhungu wowe ye ntago byari gukunda nta naho najyaga impamvu rero nabikoze hari igihe ukora ibintu ukavuga uti ninturaha abantu bazamvogera nabo ntakinguriye bizana ariko ukabona ko icyo gipangu cyari ahantu hatinyitse ko nagiye rero njya kuba hanyuma kodeshereza uritekera utandukanye na wa wundi kugira ngo ukora iby'uburaya cyangwa atinye ko yagushora mu buraya ntabwo ari abagabo ngewe mu buzima ibintu by'uburaya n'ubusambanyi byari ikizira kuri njye none no kubana n'umuntu w'indaya byo ntabwo byari gukunda kubona umugabo ngo yaje aho numvaga bitari kuva urakoze uri kodeshereje ugeze kwa muzehe muri kodeshereje babaye protectors bawe baraguprotectinze kugira ngo batagira umuntu kuvogera hanyuma stage byaje kurangira gute waryaga amaso usase ukuntu rero byarangiye byarangiye bataguteresemo yanyitayeho nk'umuntu ufite icyo ashaka ariko nge nkavuga inti ndaruhutse we mbonye umuntu mwiza nataha akampa yo gutega yampa yo gutega nkayabika mu gakese nkataha n'amaguru yampaga nimugoroba n'aya mu gitondo habaga ari hafi yego hanyuma
yampa yo kurya akari n'igihe nyine ntaryaga ibyo yambwiye yampereye amafaranga nkarya bike kugira ngo andi nyashyire mu gakese nzabone yo kwishyura inzu nishyuraga inzu ya 4 ikintu twaje gupfa nawe ni ibyo yarambwiye ati ndashaka tuzasohokane byageze igihe ego yaneza zasusa n'iki birangira tunabavuze n'amafiriti birangira avuga no uyu wari maze kugira nk'imyaka ingahe ugereranyije reka numve se basi nifite 16 ra 16 aho ngaho 16 okay birangira nawe atangiye gushaka noneho nge navugaga ni gute umuntu asohokana n'umugabo deja ari n'umugabo w'abandi ugasohokana n'umugabo w'abandi cyangwa nimba uri no gusohokana n'umusore numvaga ko umusore ukwitayeho akaguha inkoko n'ifi adashobora kuvira mwaho nuko muri nge byari byesitayemo nta wari warabinganirije ariko numvaga atampiye ubuntu ambwiye gusohoka umunsi twapanze muri weekend ndangije ndamubwira ngo narwaye ndumva meze nabi ndataha arambwira ati taha naho ubutaha naho yarazi ko kwibikije nabwo nyine ndumva nabaye nabi nabwo arandeka ariko ubwa gatatu arambwira ati ariko nkubaze indwara igufata tugiye gusohoka indwara ki arambwira ati hita ufata aya mafaranga arayama genda kuri green urabona hano hepfo kuri green corner ndahabona hari ahantu munsi ya green hari amatafara ameze ukuntu ntago wamenya ko banahasohokera haba n'amaroji ni hepfo ya green n'umurenge kabisa bahazi barahazi arambwira tutege moto akira ya moto ugende none hano arakaye ugende mpagusanga ashize by'igiti nibaza umuntu urakajwe nuko agiye kumpa inkoko y'ubuntu akarakazwa n'ifi agiye kungurira itambona ko hari motena itankatira mu rugo ndagenda nambara kora nari ifite kora jigs kora jigs ariko yakora byo guhindura iyo jigs kuyikuramo ushonje nabaga ari ikibazo gikomeye cyangwa se ukababwira umuntu uti nkururira ntiva ku mubiri n'ukuri kuri kw'Imana nikubitamo n'ijipo n'ishati nagiye numva ntishimye nkuko abakobwa bishima ngo basohotse numvaga hari ikintu ntazi ndagenda akihagera yishyura chambre amaze kwishyura chambre akoresha commande y'ifi n'amachips hanyuma azana fanta dutangira kunywa ariko ntishimye yego turanywa anywa mitsingi nywa fanta imvura biragoye igwa ifi hiye chambre yishyuwe ibyo nakubwiraga hanyuma baza gutangira kwanura kugira ngo arababwira urumva afite aho bahuriye bajyane bya bintu n'ifi yahiye muri chambre noneho turagenda mbona turenze aho abantu bicara mbona twinjiye mu cyumba muri korodoro mbaza umukobwa intaha tugiye niye ngo ni ahantu hasanzwe bo rero bahafata nk'ahasanzwe nyine byumvikana ndebye gato mbona igitanda gishashe neza mbona ifi wibuke ko naryamaga ku musambi mbona ifi mana yo mu ijuru yarampumuriye iyo fi mbwira Yesu ngo sinzapfe ntariye iyi fi ko naramaze no gukizwa narayibukije ntiyafi yampumuriye sinyirye na n'ubu nturayirya narayiriye ndanayarya no muri firigo yanjye n'ubarimo urakoze cyane nuko ifi idekoye chips salade mbere y'igitanda giteguye neza n'ameza iyo ngeze hanjye ambwira abakobwa bazazira amandazi n'ikivuguto akazira keke na orange azaba apfuye nabi n'ukuri yakaba yazira byibuze nimba akijijwe akizwa maramaze nimba atanakijwa bireke yerure ajya kuri ibyinyo na muzitsa azirandure ntacyo iyo fi ndayireba ariko ndarakara mpita mubwira nti kuki mwaje mu buriri nta handi abantu bicara hatanyagirwa arambwira ati se mukesha ubaye iki yari umuzayirwa wakicaye ukarya bigutwaye iki ndicara ngewe rero nakorewemo n'umwuka w'Imana nkiri no mu basilamu noneho ndicara ndatoye ndariye ndiye muri nge numva ijwi rimbwira ngo urabirya urabyishyura riza ari gakeya kandi wari ukiri mu Islam atari za mekanizme z'abarokore urabirya urabyishyura karekeraho ini nge ntabwo nshaka kurya nkugize ne wariye tugataha kubona bwije ndongera ndatora
urayirya urayishyura uko njijwi rikarushaho kugira imbaraga muri nge nkagira umutima umeze uko mbese wabuze amahoro umera nka mugani wo mu kinyarwanda uvuga ngo cira akaryoshye mire umuriro nuko nari imeze bigeze aho ndamubwira ntumva reka nkubwire kurya birananiye ngiye kwitahira arangije arahaguruka n'umujinya ngo uri igicucu yari umuzayirwa uri igicucu ubwiza Imana yaguhaye iyo ireba n'abandi buha ngumva nkubwire ngo ubundi ubu ngufashe wangira uti njya mvuga ngo sinzi iki gihugu cy'u Rwanda baragitinya ntabwo nzi impamvu sinzi akantu kabaye ndamubwira nti umfashe ni muri cyagiye batangiye kuvuga ihohoterwa rikorerwa abana nanjye nari ntaruzuza imyaka nifite mike bari kubyamamaza bakora publicity 16 ahubwo bari gukora publicity nabwiye nti kumfata umfate ndajya kukurega umugore wawe n'abana bawe bakuburi kandi nifite marume wanjye wavuye hanze batinyaga ndamuhamagara arangije ambwira ngo uri igicucu ejo uzaza ufata ibyawe ugende ari kwirukanya nta kibazo ninga ngende mpagurutse ngo ngaho ndinda tujyane yanga gusohoka wenyine mitsingi aho fanta aho ifi amachips ntago twayamaze n'aya chambre yishyuye ndasohoka tugeze ku muhanda rambwa ngumva ejo uzaza ufata ibyawe ikindi genda n'amaguru rindi ugera mu Gitega nta n'ijana ryanjye ngo nta n'iryo nzongera kuguha navuye kuri green corner no mu Gitega kurira ndatabika umuhanda wa mu Gitega uriya ku isoko Inyamiramba Rwezamenyo kwa Mutwe ndi kuriro vuga ntubuzima burarangiye aha niho nakuraga ayo kwishyura inzu wa mugabo naramugavuraga byuzuye hari igihe namugavuraga 5 niyo mafaranga yarantunze mu kuvugavura by'icyo gihe by'icyo gihe kandi nkayagavura ku kintu kimwe za 2 na kangahe ubwo muri subwo ni muri 2 na kangahera sharusubo ndabyibukara ariko muri icyo gihe si muri 2 buriya na 2 na rimwe muri 2 na rimwe ibintu nk'ibyo nuko hanyuma nibaza aho nzajya nanyirukana basi ngenda ndira ngeze mu rugo ndaryama ntashye njya gufata ibyanjye arandeba ndi kubizinga ngaho bireke kugenda ngo umugore wanjye yirirwa kunyurira ngo urampa ngo nakabizu ntako wampayura nakanyima ngo ngaho goma ariko ntuzongere kugira ikintu ejo warampombeje ntuzongere kugira ikintu mbaza mu byo wiga nimba utarafashe uzarorere ku mutima ni nacyo ureke kunyirukana ujye untuma nkugavure numva simpombye hanyuma ndakomeza karazaguhe na certificate yego hanyuma ndakomeza maze gukomeza umva ikintu cyabaye finale yarambwiye atumva rero wamenye kudoda ndashaka kugushyira mu bandi bakozi ukajya uhembwa nk'abandi ariko ndashaka uzanshimire ugenda unzanira ihene umpembe fata 7,000 byari mu gakesi nkuramo itike njye iwacu Nyanza mbwira mama ngo hari umwarimu wanyigishije nshaka guhemba nshakira ahantu ihene tubona ihene ya 7 mama nyongereraho ihene barayibaga barayibaga bayishyira mu mufuka bayishyira mu gikapu ndangije ndayimuzanira arayijyana bishatse kuvuga ngo ihene ibaye igitambo ntazongera kugira ibyambaza maze nanjye sugukora Imana yampaye impano yo kudoda vuba urayimuha cyo urayizanye ndayimuha igikapu cyuzuye arishima yarayireye wenyine nta n'umunono yampaye nuko noneho sugukora nakoreshaga imashini ya sirijeteze isirifira nkakoresha ni abtonieri ica ahantu bashyira ibipeso akora n'amafinisage nkadoda n'amaribaya ku buryo mu cyumweru kimwe nari maze yangezemo 50 namubwire nti nkeneye 5 muyo nakoreye akampa 500 ndihangana rimwe rero nza kumubwira ariko rona kuko wamba bari ukanyishyura ko mfite ubukene arandeba tiski ubukene ufite se wabyiteye iyo uza kuba uri umuntu muzima
ntabwo ufite amafaranga abandi bakobwa ntibabashingiye amateriye yabo abandi bakobwa ntubona ko bafite amatelefone meza ntibabayeho neza si uko bitwaye neza kuri ba boss babo arambwira ati harya nkubaza na n'iyi saha wumva utazongera kumpa yego mbwira yego cyangwa hoya ndavuga inti hoya ahita ambwira ngo nonaha mumbura amaso wagiye nta n'ijana nguha fata ibyawe vuba uhita ugenda n'umujinya narabifashe bigenda ngenda nta n'ijana mpaye itampitira kuri polisi nanjye sinari noroshye ntabwo ari woroshye kabisa icyo gihe yitwaga ngo iki ntabwo yari gendarmerie urabona gare yo mu mujyi hariya yubatswe yandahazi cyane ya Muhima rero yaba akumva ko ntuwa zamani Kigali gendarmerie ya Muhima ni hariya iri kabisa urumva ko ntuwa zamani hariya rero niho nagiye teganye naho zigereza njya kurega ndababwira inti mfite ikibazo cya boss wanjye unyambuye ibintu nk'ibyo nuko nkasanga abapolisi b'abana beza nyine nabo nuko barambwira bati nudufata neza turagukemurira ikibazo uri kumva akandi kako kantu ushyizemo ntabwo mbashaka kubisobanura cyane nanze kubaza kuko umuntu wese dukurikiye arabyumva yego kabisa hanyuma bampa konfukasiyo ntumira wa mugabazana n'abakozi be bose barangije baraza baravuga ngo uyu ntiyari umukozi yari umunyeshuri noneho kuko ntabafaje neza nuko nyine bitagaciro kwanjye hanyuma ntandukana nawe njya gukorera undi muntu birangira nyine bakwambuye ntacyo nabo gufashira nabo ntago nabura kugira icyo mvuga kuri uwo muntu nagiye gukoreraho wundi nahise ngenda mbona akazi ariko uwo nagiye gukoreraho ni dayimoni twaratangiye turakora nawe n'umugabo kwa mutwe niho nakoraga kwa mutwe ndahabona turi mu kazi agahita ajya muri ese yaje ngo nsangayo nabwese muri ese yaje ndagusangayo hari ubwo ngiye kwipima hari ubwo ugiye kumpima uranshakiye iki kandi nta bandi bakozi bahari yakoraga wenyine mpanga kujyayo umujinya ukamwica yajya gutaha nimugoroba ati ndashaka uzunsure ese ngusura ntitwiriranywe muri ateriye noneho twaba turi no muri nuza agashaka no kunsoma ku mbaraga twamaranye iminsi 18 arambwa ngo sinjye nkorana n'abakobwa basa nawe sohokera muri ateriye nawe arakwambura niho nagiye nawe aranyambura niho nagiye ndarira mbwira Imana intimana ubu buzima ndabugenza gute Imana impuza n'umusaza w'umurundi umusaza turaganira ndamubwira ahantu arahakoze bigenda gutyo yari twari tuziranye ari umutayeri adodera ku rubaraza ahantu arahagiye bigenda gutya n'ahampagiye bigenda gute kuko ubu ndabigenza gute nkora iki arambwira ati rero ngiye kujya i Burundi kubasura iyi mashini yanjye ngiye kuyigusigira uzajya umpa 3,000 ku kwezi hanyuma n'inzu zayinsubiza ndamubwira inturakoze intariko ngiye gutangira kwikorera sinzi nimba nzahita mbibona 3 sigira umuntu nzajya mbwira ibibazo nagize ku mashini hatutazanyishyuza kandi ntayo nakoreye arambwira ngo nta wundi muntu nizeye ni wowe nizeye sigara yikora uzakore n'inzu zayima umusaza agiye gusura iwabo i Burundi ukwezi gushize njya kumureba ngo mwishyure bati ntago araza ukundi kurashira njyayo bati ntaraza ukundi kurashira bati ntaraza noneho bigeze ubwo na bamwe nabazaga mbabura iyo bagiye Imana imashini muri ubwo buryo ndayegukana ndinze mbyara 5 Charlene afite imyaka 10 n'ingahe kugeza na n'iyi saha sinongeye kumubona yagiye ubwo icyo gihe umusaza agiye ugumana mashine no kumumurikira amafaranga versema warayagumanye bura nuwo mutumaho urabigumana bura dereseze ntangira kwikorera ariko wari ugicumbitse kuri wa musaza utuma batazakuvogera niho nagumye ndetse nageze aho ndodera mu rugo iwe hajya ndoda ibintu bitagacanga z'icyaduka umupira wo mu gitenge uvanze uwo umupira usanzwe uvanze n'igitenge n'ipantaro nibwo byari bicyaduka ntangira kujya ndoda imyenda yo
kugurisha ntangira noneho kurya kwiyubaka nta stress z'abagabo nuko yego tuti bukunze ni birebire mama Charlene afite ubuhamya bwinshi afite ubuhamya ndavuga ngo mu episode cyangwa mu maseri niko tuyashire mu byiciro ikiciro cya mbere twibanze kuva avutse kugeza mu buzima butandukanye yagiye acamo tuzinjira no ku giciro amaze kuba inkumi giye atangiye guteretana noneho byanyabyo ugiye kubaka urugo nabyo tuzabyinjiramo utagira ngo hanyuma tukiraho ariko tugiye kugaruka umukobwa waguhaye network akakuvana iwanyu bwa mbere akakuzana i Kigali mwaje kubana mute aracyariho ese byagenze gute urumva mama we yaratuye iri iwacu igihe cyarageze arahava yimuka bataza aho yagiye nabaza makuru ye nkamubura umunsi umwe tuza guhurira mu mayaga nakoresheje igiterane mu mayaga kuje igiterane mu mama rero ndo mu mama turahura mayaga ubwo batahazi wababwira muri Ntyazo biriya muri Nyanza nyine amayaga muri Ntyazo ibintu nk'ibyo ngiye za Kinazi za Kinazi nari ndi kuzunguruka paruwasi ya Ntyazo yose nkoresha ibiterane maze rero ukuntu ntango buhamya turangije kwigisha araza ati husi uraho ati ninge runaka numvise n'ijwi rye numva ndamuzi ampa nimero ye kumwe rero batwiba amatelefone n'ibiki ndongera ndamubura burundu yitwaga Victoria na nubu bijya bimbabaza cyane wamunyira kandi waruze umurenge n'akagarutse na gatoya oya cyane ko bimukaga cyane wabo nayo nguko rero ni mama Charlene hanyuma byarangire wikoreye yego ubuhamya bwawe bwo kwangwa nayigurishije nimba ari muri 2015 nyigurisha aribwo Imana imbwita igurisha imashini sinyishaka hano nkuzaniye n'umukiriya kuko narakenaga nkashyugumbwa nkashaka kujya kudoda kandi nari mfite ivuga butumwa ryinshi mbese ubona ko kudoda no kubwiriza n'ingendo nagiraga ntabwo Imana yabishakaga kuko yari yarambwira ati nge nzakwitungira hari icyo wamburanye muri make wabaye umuntu ugera igihe ushaka ukora ubutayeri wikorera ufite mashini yawe wikorera ugiti cyawe utarashikiraho abakozi oya nabo wikoraga wenyine n'abakiriya bawe kugeza igihe ushakiye ubuhamya bwawe muri iki cyiciro kugiye ushakiye nabyo tuzabigarukaho uko wateretanye noneho kuko ndumva nta muhungu wakuvugishaga nta muhungu wagukoraho nigeze nteretana ntabwo wigeze wigeze teretana yego ntabwo nateretanye nese ubwo mbikwemere kandi bitarabaye ubwo uzabe tuvira mu zindi tubivuga ntabwo wigeze teretana wabaye umugore utarateretanye cyane tubayishiye nateretanye cyaha kibamo mu guteretana ntacyo da ni n'ubuzima ariko noneho wasanga ntabwo nari ifite mburetse gake inshuti bakunze tugiye gusoreza ngaho ubuhamya bw'ikiciro cy'uyu munsi aho uyu mumama n'umumama ubu ngubu ariko akiri muto uko yanzwe na papa we kuri ubu ngubu papa wawe mubanye mute genda nubwo tuzabivuga mubanye mute Imana yagiye imushyigikira kuko ntihagaragara cyane yego kuko Imana ntago Imana imeze nkatwe ifite uko ibana ibintu byose iyo yaguteguriye isomo igutegurira na prof uzakwigisha kandi ku buryo utashobora gufata prof wawe nabi umuntu kwigisha buryo bari mwiza yego hanyuma uko byaje kumera maze gukizwa Imana yambwiye amavu n'amavuko yanjye imbwira ibyo yari ingambiriyeho imbwira nicyo yashakaga impamvu nagize umubyeyi mubi impamvu nagize urugo rubi igenda ibisobanurira hanyuma nsenga saba Imana imbaraga n'imbabazi zo kumukunda nza kumukunda ndamubabarira ariko icyaje kubishimangira ni kimwe rimwe nagiye gusenga Imana irancyurira irambwira ngo papa we nubwo yakwanze atakureze yarakurereye iryo jambo ryankubise ku gikuta sanga utuntu tugira tutubamo yarakurereye byashatse kuvuga iki yarandereye Charlene wanjye akivuka yavutse ndumutura abakene abakene pe hamwe wabonaga ko ashaka no kurwara bwaki hanyuma afata umwanzuro wo kumushyira mama kugira ngo amufashe kuko yacu habaga inka yego kugira ngo kuko yacu haba inka yego kugira ngo anywe amata mama aragenda ageze mu rugo papa wanjye amufata neza Charlene aramukunda mwita papa amufata neza ntiyigeze amurakarira mbese yamuhaye urukundo ataguhaye yarushyize ku mwuzukuru aribwo
aribwo Imana yambwiraga ngo nubwo atakureze yarakurereye. Ubwo ni nkaho yanimbwe ngo mukureho urubanza n'ibyabaye ninge wabyemeye kuko nundi nta bugoma agira na n'umutima mubagira mu buzima busanzwe. Ubwo rero nuzuye imbabazi ndamukunda byaranarangiye Sefini ubu byararangiye. Cyavuga ko hari ibintu biba bikabayira ikibazo kuri wowe muri famille nyamara hari izindi zirimana zacamo kugira ngo bigaruke ari bisubizo abantu bakagira ka gifite umuryango mwiza pe navuga mu buryo busanzwe mwiza utabamo ibintu nk'ibyo by'imitima mibi n'ubugome. Rero Imana arabishimangiye sanga byari ngombwa ko bibaho. Mu byatumye mubabarira murasabana nta kibazo. Murakoze cyane. Bavandimwe baracyariho barahari. Yego barahari usibye umwe wapfuye w'umukobwa. Abandi murabajama nyene murakundana. Turabajama nta kibazo kandi nkunda abavandimwe banje nabo barankunda. Murakoze cyane. Mu buryo butandukanye Mama Charlene ngenda tsubiramo abantu bashobora kubyumva gisoje cyangwa se badashobora kumenya no gusamarizinga ibyabaye kugeza ubuzima bayimo uko yagiye ava mu bwiza ajya mu bundi kugeza igihe yikoreye kugeza igihe woba wamukonexe bwa mbere bahuye mu biterane kugeza igihe yashatse abya Charlene kugeza igihe papa wo bari bafatanye ikibazo yamurereye umwuzukuru biba ngombwa ko haviramo no kwiyunga no gukomeza ubuzima bw'umuryango. Muri make Mama Charlene wikoreraga akomeza avuga butumwa kuri ubu afite ibindi yikorera uretse n'ibitangazamakuru afite ibindi yikorera. Muri make nkoze incamake Mama Charlene sinkoza neza ntangira Imana igumugisha urakoze cyane kuko ni ikiciro kindi tuzasubiramo tuzakora mu bundi buhamya noneho Mama Charlene amaze kuba inkumi ageze igihe cyo gushaka uko yateretswe nkubitiye hari ati ngiye ntabwo nigeze nteretana ntabwo nigeze teretana. Tuzakora ikiciro cya kabiri ubwo aribyo tugiye kuvuga ushaka tuvuga akanya tuzabikora mu kindi mu yindi episode ukuntu atateretaje ukuntu byagenze. Mama Charlene singiza kwibariza se ngiza kwibariza ndagushimiye cyane kuba utanze ubuhamya muri uburyo wagarutsemo bushyashya ukabonye gutanga ubuhamya ndetse niho tuzanahera twinjira ukuntu wavuye mu bayisilamu ujya uba umuvuga butumwa uba umuntu murokore ngira ngo wabaye murokore ukiri umukobwa nabaye murokore ukimara gushaka. Urakoze cyane. Nibuba ko ubutaha tuzakora ubuhamya bumeze ukuntu kwiza cyane kurushaho kuko tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Niwe butumwa waha abangaba badukurikiye muri aka kanya bumvise iki cyiciro cya mbere cy'ubuhamya. Abantu nk'ubutumwa ni abantu batatu. Ndaho ubutumwa urubyiruko, ndaho ubutumwa abakozi n'abakoresha ndetse n'ababyeyi. Ikintu ushaka kubabwira nuko umuntu wese ajya yiga kugira umumaro mu gihe cye. Yego. Guhemukira urubyiruko, guhemukira umwana uba wikuyeho amaboko n'icyubahiro cyawe mu minsi iri imbere. Uko biri kose uwampemukiye cyangwa akamfata nabi mu kazi ko mu rugo ameshesha amashuri jipe n'amakariso ye ubu ambonye hano kuri kamera nzi ko icyubahiro mfite ntago yapima. Ntago ari byiza ko tuzahemukira abantu ngo duterwe ipfunwe no kubitana nabo. Ahubwo ni byiza ko wishimira ko wamukoresheje ukamufata neza, ko wamubyaye ukamufata neza, ko wanamwigishije tujya no mashuri, ko wanamwigishije utamubereye umwarimu mubi. Muri make urubyiruko rujye rufatwa neza, uwucumbikiye umwana ubereye mukase, umwana wavutse atazi aho azavukira ntakazire uko yavutse cyangwa naho yavukiye n'ubuzima. Nubona umuntu mu kazi ko mu rugo ujye umenya ngo abanjye bazakura bate, wasanga bazakora n'abakazi ko mu rugo cyangwa bagacukura amatuwarete. Nabyo tubiteganye burya ntago ari ubu, ibihe birasimburana. Muri make abantu bige kuba abantu beza. Nane yacukura uzamwubahe kuko hari igihe abazakomera, yego igihe abazavamo abakomeye cyane. Nuko bimeze ingero nyinshi zirahari. Umuntu uri gutesha agaciro ashobora kuzahindukira akaba mabuja, hanyuma ukaba umukozi ukajya kumwaka akazi, cyangwa umwana wawe akajya kwakayo akazi.
mbese tujye tugira isomo ry'ubuzima twige kuba abantu beza Yego. kugira ngo tuzabeho mu myaka yacu tuticuza ibyo twakoreye abantu. Yego mama. Ikindi cya kabiri ndashaka kubwira urubyiruko wowe wanzwe n'ababyeyi wowe udafite famiye kwitaho wowe wisiga ukisanga wowe utera ukiyikiriza Yego. wowe utagira amashami y'aba anti n'aba anko Yego. basaza na bashiki ukaba uri gatoki kamwe Udafite network iyo ari yo yose. yes Udafite umuranga w'imibereho yose. w'imibereho yawe. Ndashaka kuguhumuriza nkubwira ngo ntago waranduwe. Imizi yawe ya mbere ni wowe kandi amashami yawe ni wowe. Wowe kugira ngo ubeho ukeneye wowe. Uri umuntu ukomeye kuko ikintu cyose washaka kuzavamo cyo wavamo cyo. Bariya bari abaterankunga kandi nimba babaterankunga barabuze Imana igufitiye abandi bantu benshi baruta bo mu muryango wawe. Noneho amateka wanyuzemo yikica imbere hawe ngo wihebe kuko umuntu wiheba n'uwo twashyinguye tukamurenzaho igitaka. Wowe wigirira icyizere gishingiye ku mico myiza gishingiye ku bunyangamugayo ntukisunga ibikwangiza ntukisunga ibituma upfa vuba wubake ku mateka ashingiye ku kinyabupfura no ku myitwarire myiza kuko ubumuntu bwuzuye bushobora kukugirira umumaro. Ego naho wacikije amashuri naho utabasha kwiga ubumuntu n'ubunyangamugayo bushobora kukwicaza ahantu hazima. Iyo nza kwiyandarika nkitwara nabi uru rwego mba ndimo ruba ntabwo byari gukunda. Byari kugorana no gushimisha ariko n'ababyeyi babyumve cyane kuko bagujugunye mu biganza by'abantu babi mu biganza by'abagome kuko aho hose uza kuhapfira kuri abo bagiye bagusaba ngo muryamane bagukorakora bagira gute wari kuhapfira yenda adapfuye ngo uve mu mwuka ariko upfuye urundi rupfu rw'abandi bose bajya bapfa rwo kwicuza ukuntu ubwo buzima bwagiye bagiramo ibintu bimwe ku bindi by'ibikomere bishingiye no kuri ibyo ngibyo. Ndi kugira ngo dusoze ikindi kiganiro kizaba gikomeye cyane ubundi buhamya buzaba bukomeye cyane. Utanze ubutumwa ku babyeyi, utanze ubutumwa ku bakoresha, utanze ubutumwa ku bakozi nabo kwitwara neza kwihangana, utanze ubutumwa ku bantu bakoze batandukanye b'abarimu n'abaki bose mbese ubuzima ko buhinduka ari mu buzima bubi ejo azakomera. Ndakubwiye ngo hari abantu benshi bari mu buzima bubi bakomeye ku isi utapima no gufungura udushumi twabo. Reka garukiza ngeze najya kukururuka kuba ikiganiro kuko nagiye kwinjira mu kindi igikomeye cy'ubuhamya. Wakoze cyane kandi komera, warakoze gukomera. Aba bose bagiraho umugisha, Imana umugisha, nawe batagiraho umugisha barakoze nabo hari icyo bamaze no ruhande rwabo nta kundi twabigenza. Ndagushimiye namwe mwabanye natwe, tubashimire mu buhamya bwa kabiri. Nkubwire ngo buzaba bukakaye, buzaba bukakaye. Kamerama wakoze, uri umuntu mwiza. Namwe mwese mukomeze mudukunde, natwe turabakunda. Ibihe byiza cyane ubwo no kugenda mubana natwe mu buryo bumwe ku bundi. Ikintu kigujyaho gihundi kugira ngo ubuhamya bukomeze n'ibiganiro byacu bikomeze gufasha abandi. N'inkunga ikomeye kuri twebwe no kuri Mama Charlene Official TV. Turabakunda cyane. Bye bye.